Yes, reka tubasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse, buri wese aho aherereye, yaba ari mu gitondo, ku manywa, ku gicamunsi, umugoroba nijoro, buri wese agubwe neza. Tumaze umwanya tutavugana, ariko ubu tuje tugira ngo tuganire ku kijyanye na business ya P network nkuko bimenyereye. Hari igihe mutazajya mubona ibijyanye na P network ariko ari business muri rusange, ariko ubu turakibanda kuri P network kugira ngo mu gihe twitegura open network ifite itariki ya nyuma yo kugira ngo ironcinge ari 31 z'ukwa 12, dushake uko twakemura ibibazo byose dufite byatubera imbogamizi bikatubuza izo payi zose twamayininze. Icyo gihe kizagere buri wese yinjira mu munezero atengamaye, ntacyo yishinja, yewe n'uwaba agifite icyo yishinja ariko akaba afite ikibazo kitamucisha igihanga. Tudatinze rero, uyu mwanya turagira ngo tugaruke cyangwa tuganire ku bimenyetso 5 bigaragaza ko ushobora guhomba payi zawe waruhiye amanywa nijoro. Rero nkuko nari mbabwiye, tudatinze, ikimenyetso cya mbere kikwereka ko cyangwa kigaragaza ko ushobora guhomba payi zawe, icya mbere ni ukutamenya amakuru akwiye. Umuntu umeze atyo ni wa muntu, niba payi kwa team isohoye itangazo, ntacyo bimubwiye kumenya ngo batangaje biki, kandi iteka iyo tumayininze, iyo hari itangazo ryasohotse cyangwa impinduka runaka, byose bisohorwa muri iryo tangazo, bigaragazwa kuri dashboard aho tumayiningira, tukaribona tumaze kumayininga. Uyu muntu rero utabyitaho, arya rimenge, amenye yuko isaha n'isaha ari mu kangaratete ko guhomba, kuko nta makuru akwiye afite. Andi makuru tuyakura mu binyamakuru bitandukanye, tukayatangaza kuri YouTube channel zitandukanye zitangaza ibya Pi network, ariko tukananyuza no ku mbuga za WhatsApp duhuriyeho, nizo tumenyereye, cyangwa Telegram ku bazikoresha, tukamenyesha abantu ibyatangajwe. Uyu muntu rero udashobora gukurikira aho hose, byanga bikunda ari mu mage, ari mu bibazo, ari mu kumanga, ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko isaha n'isaha ashobora guhomba payize yaruhiye amanywa nijoro, imyaka yose, cyangwa se niyo kwaba ukwezi kumwe. Rwose umeze utyo, ni kimwe mu bintu 5 by'ingenzi bigaragaza ko ushobora guhomba payi zawe wagize igihe cyo kuziruhira umayininga ijoro n'amanywa. Ikimenyetso cya kabiri ni ukutagira ugukurikirana usobanukiwe. Ngenda nakira amatelefone menshi y'abantu bambwira yuko babonye nimero yanjye, nkabaza se wakamvugisha, akambwira ikibazo afite, nkamubaza se ukwiye nimero yanjye, hari impamvu mba mbimubajije, akambwira ko yabikuye kuri YouTube. Ese wari usanzwe yiza? Toya. Ati nashakishaga cyangwa nagize nyambona nyiguyeho. Ibyo ni ibisanzwe ko bakoresha imbuga nkoranyambaga za YouTube, ugira icyo ukabona uguye kuri YouTube utaruzi,
cyangwa ugize utyo ukandikamo nk'ijambo ufite ibyo ushaka ukabona haje cyano nk'icumi ugahitamo iyo ushaka. Nuko benshi ngira nkabona barampamagaye cyangwa baranyandikiye bakambwira ko ari uko nguko babonye nimero yanjye. Kandi uyu muntu yinjiyemo muri Pi Network afite umwijijemo, ariko kuko atamuhaye amakuru akwiye, atamukurikirana, umuntu ugasanga ameze nk'intabwa. Uyu muntu rero afite ibyago byinshi byo guhomba payize yamayininze yaruhiye igihe kinini ijoro n'amanywa, kuko nta makuru abifiteho n'uwamushyizemo aherutse amushyiramo. Ikintu kizamukiza ni uko yirwanaho akashakisha akagira cyo nk'uko akagwaho. Benshi mbaha link y'urubuga duhuriyeho rwa rusange, nuko tugakomeza gufatanya kandi agakomeza gukurikirana na YouTube channel akagira ibyo akemura. Arwambwiye ati njyewe nakurikiye ibiganiro waduhaye kandi nikemurira ibibazo ngo yuzuza ibyo yasabwaga. Yari afite akantu kamwe gatoya abura, arangije arampamagara kandi twaravuganye birakemuka. Ibi rero umuntu ugukurikirana, kubura umuntu ugukurikirana, cyane cyane wa wundi wakwinjije muri Pi Network, cyane cyane wa wundi umayininga muziranye. Ibi nakaga ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko isaha n'isaha uzabura amakuru, uzabura ugufasha, ugahomba, kandi wibwira yuko payi wamayininze ugiye kuzazibyaza umusaruro, zigiye kuzaguhindurira ubuzima, zizagufasha. Uzahomba. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ko ushobora guhomba payi zawe waruhiye amanywa n'ijoro ni ukutamenyana n'abandi muhuje umushinga. Niyo mpamvu kuri channel nk'iyi YouTube channel cyangwa n'izindi platforms zitangirwaho amakuru ku mbuga nkoranyammakuru nyinshi, ubishoboye cyangwa ubishaka ashyiraho link. Nk'ubu YouTube channel yitwa Business Isobanutse, dushyiraho link y'urubuga rugari duhuriyeho turi abantu barenga 1000. Nitubona buzuye abo WhatsApp igenewe, tuzafungura nimero ya kabiri. Ariko abantu bagume hamwe bahabwe amakuru akwiye, aho batabikorewe ni wa wundi bakomokaho, aho batabikoze bo ubwabo, aho batagize abandi bamenyana nabo. Unyuze kuri iyi channel ubone link, umenye, uhure kandi umenyane n'abandi muhuje uyu mushinga. Ntabwo ari byo gusa, tugira urwo rubuga rugari, ariko tukagira n'imbuga 5 z'umwihariko z'intara mu gihugu cy'u Rwanda, ziri mu gihugu cy'u Rwanda: umujyi wa Kigali, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Umuntu wese uzi ko amayininga payi ari muri imwe muri izo ntara, twashyizeho urubuga rwa buri ntara, aho buri wese ajya ku rubuga rw'intara atuyemo, cyangwa akajya ku rubuga rw'intara baturanye, kubera ko ariyo imuri hafi. Ndatanga urugero: umuntu uri mu majyepfo yarakwiye kujya ku rubuga rwo mu majyepfo, ariko niba atuye za Muhanga na Kamonyi akabona Kigali ariyo iri hafi yabo,
nta kibazo cyaba kirimo agiye ku rubuga rwa Kigali. Uri Gicumbi, hari Gicumbi y'umujyi, hakaba Rulindo igice kimwe, hakaba mu majyepfo aho za Kamonyi, yewe na Muhanga wenda, hakaba Bugesera mu burasirazuba, ubwo Kamonyi na Muhanga ni mu majyepfo, za Shyorongi aho ngaho no kuri Nyirangarama ni mu majyaruguru, akabona kujya Musanze. Niba turi buhurire Musanze bimugoye, yaza Kigali, yajya ku rubuga rwa Kigali. Uri mu burasirazuba nka za Nyagasambu, ubwo ni mu karere ka Rwamagana, na za Muyumbo na Nyakariro na Karenge, Kigali ni iri hafi, yajya ku rubuga rwa Kigali. Niba mu burasirazuba turi buhurire Kayonza, ntabwo umuntu azava mu Bugesera ngo aze Kayonza anyuze Kigali akatanye cyangwa se akazenguruka Ngoma, yajya Kigali. Ngira ngo murabyumva. Ikindi, umuntu uri Gicumbi ashobora kujya Nyagatare, nk'abantu bari ashobora kujya mu burasirazuba nk'abantu. Ikindi, dushobora gushyiraho uburyo bubiri, tukavuga ngo mu majyaruguru tuzahurira Musanze na Gicumbi. Noneho abantu bo mu burasirazuba bamwe, nk'abantu bo ku Murindi mu murenge aho ntabwo ari mu burasirazuba ni Gicumbi, abantu bari hano hari ibice byegeranye by'intara, ntiriwe mbirondora ntaza kubivuga nabi nk'abayobya, ukavuga uti Gicumbi niho hafi kuruta kujya. Ndafata umuntu uri mu burasirazuba, uri mu murenge wa Gasange mu karere ka Gatsibo, usibye ingendo zoroshye, ariko hari aho ingendo zitoroshye, kuko hari imodoka iva nka Gasange na Muhura ikagera Kiramuruzi, akaba yafatira imodoka ijya Kayonza, niba turi buhurire Kayonza. Ariko igihe itabonetse, buriya umuntu ashobora kuva i Gasange agafata imodoka ijya Gicumbi anyuze Muhura, kujya Gicumbi ukabona nibyo byoroshye. Reka mbirekera ngo ibyo ngibyo mwabyumvise, murumva uko mwabikora. Kumenyana rero n'abo muhuje umushinga ni ingenzi cyane, birunganira, bikaba byagufasha. Umuntu rero udakora ibi ari mu byago byinshi byo guhomba payize. Simvuze yuko uzamenyana n'uwo wese muhuje umushinga ngo umuture ibibazo. Twebwe dukorera kuri izi mbuga nkoranyammakuru, bimenyerewe ku izina nkoranyambaga. Mu by'ukuri turazwi, mwaba mutwumva cyangwa mutubona, ndetse twivuga naho turi, biroroshye kutubona. Ariko kumenyana n'umuntu ngo nuko amayininga muhuje umushinga akagira ibyo gukorera, ejo akagira ibyo kwangiriza cyangwa agutwara, ingaruka zizakubaho ntuzamenya ninde wabikoze, niba wahuye n'uyu. Mugomba gukorana n'umuntu mumenya ngo n'uyu nguyu twahuye. Nibyo uzabura ukazamenya aho ubishakira, ukagira ukeka ngo wakirigiswa na benshi ntamenye uwamusekeje. Wishaka gusetswa na buri wese, gira umwihariko uwo ushobora kugufasha umenyane nawe. Icyo cyari cya gatatu nababwiraga. Cya kane gishobora gutuma cyangwa se kigaragaza ko ushobora guhomba payi zawe waruhiye amanywa nijoro, ni ukutagira amakenga, kumva ko nta kibazo ufite. Hari abantu benshi bagira ikintu kimeze nko kunyurwa manuma, cyo bita comfort zone.
kumva udamaraye nta kibazo. Iby'Imana birizana. Ndakwibutsa ko hari abantu benshi bafite perimi zo gutwara imodoka, batwara neza, ariko umunsi we iyo wageze akora impanuka kandi afite ibyangombwa byuzuye nta kosa ririmo, ariko agakora ikosa rimuhitana. Icyo gihe Imana ibireba cyangwa se hari ntimutangira, acaho akagenda. Urinde wo kumva yuko wagezeyo nta kibazo ufite mu bintu bifite amahame ngenderwaho, ingingo runaka ugomba gukurikiza utazikurikiza ukaba uvuyemo cyangwa ugahomba. Wowe urinde, wikumva ko wagezeyo. Suzuma telefone yawe, suzuma konte yawe, suzuma systeme, uvuge uti ese ninjye cyangwa ni systeme cyangwa ni telefone, buri kimwe cyose ukirebe. Iyo rero utasuzumye ngo urebe yuko ari wowe nkomoko y'ikibazo, cyangwa ari telefone cyangwa ari systeme, umeze nka wa muntu bavuga ngo inzu irahiye ati sasa turyame. Ibizakubaho, amaraso yawe ntazatubazwe cyangwa se agahinda kawe. Ndasoreza ku kimenyetso cya 5 kigaragaza ko ushobora guhomba payi zawe waruhiye amanywa nijoro. Kwikorera ibyo udasobanukiwe. Hari abantu benshi bafata ibi bintu bakabijyamo, bakabikora uko bishakiye, uko babyumva, ngo nuko asoma inyuguti z'icyongereza akazumva cyangwa z'igifaransa, maze byamara kumuyobera cyangwa mu mvugo y'iki ngo byamara kumucanga, ati nimumfashe. Mujya mubona message hano ku mbuga, ati nyamuna nimumfashe. Turagufasha iki ututazi uko wabitangiye? Niba utariyambaje abagufasha utangira, wiyambaje gute abagufasha bikuyobeye tutazi aho wabyiciye? Reka nsoze ntanga iri tangazo. Tukimara gushyiraho imbuga za WhatsApp za buri ntara, abahatuye bagahuriramo cyangwa abahegereye bakajya ku rubuga bashaka, ndashyira link ya buri ntara kuri hano munsi ya titire y'amagambo cyangwa se munsi y'umutwe w'amagambo y'iyi nkuru. Noneho umuntu ajya kuri link ya buri ntara, ariko ashobora no kujya kuri link, ashobora no kujya ku rubuga rwa WhatsApp ngari duhuriyeho. Iyo yuzuye dushyiraho iya 2 kugira ngo abantu rwose bataza kubura amakuru. Ibindi bijyanye n'imiyoborere y'izo mbuga ubimenya uhageze, ariko ntubura amakuru. Umunyamakuru nako umunyarwanda yaravuze kuri Radio Rwanda ati ikintu cya mbere ni amakuru. Ni imvugo y'umuturage wanditse amateka nk'uko n'abakurambere bacu bayanditse, ariko ifite isomo rikomeye cyane ryakwandikwaho n'igitabo. Ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo udafite amakuru, nicyo kintu cya mbere twatangije, kutamenya amakuru akwiye. Abantu benshi bamenya amakuru pe, ariko ugasanga nta mumaro abafitiye, bikagaragara ko yari amakuru adakwiye. Niyo mpamvu natwe nk'abapioneers ba Pi Network, aba mining Pi Network, dukwiye kugira amakuru akwiye kandi dusuzume, twisuzume. Abakristo no bafite muri Bibiliya yabo ivuga ngo, harimo ijambo rivuga ngo ariko mwakwisuzuma ntimwagibwaho n'urubanza. Buri wese niyisuzume, abanza amenye ngo ni iki nsabwa, ni ibiki nujuje, ni ibiki ntujuje, ninde wamfasha, ni hehe bamfasha,
ni ryari bamfasha, ni gute bamfasha cyangwa byakemuka. Ubanza unamenye ni izihe nyungu ziri muri ibi bintu. Pi Network ni umushinga w'ikoranabuhanga rihambaye, ariko ufite n'ifaranga ry'ikoranabuhanga, ndetse natinyuka kuvuga ngo ni ifaranga rizaba rihatse andi mafaranga yose ku isi, yaba ari amafaranga y'ikoranabuhanga n'amafaranga afatika. Amakuru yabyo ari kuri uru rubuga rwa Business Isobanutse. Mugende mureba buri nimero, murebe uko umutwe w'amagambo uvuga, mwumve icyo kiganiro gihuje n'ibyo ukeneye. Niyo waba utabikeneye ku kanya, ntacyo udakeneye na kimwe, kuko nta kiganiro na kimwe twatanze kidakenewe. Rero nsoza nagira ngo menyeshe abantu yuko jewe Tite Kamanzi muvugana kuri mikoro niyemeje kubafasha ku buntu. Ubu icyo mbasaba nuko ababikeneye murasabwa itike ingeze aho ngaho muri, ariko ikazanangarura. Imigendekere yabyo n'ibindi byose uko twabigenza turavugana tukabyumvikana. Ubu tuvugana mbaho iki kiganiro hari abantu bambwiraga ko ari abantu 5, ariko bashobora kwiyongeraho n'abandi bashaka kwinjira muri Pi Network. Ntukaze wenyine, jya urarika n'abandi tubasobanurire. Bambajije bati ese uzemerera kutwigisha ukadusobanurira abantu? Dufite umuntu usobanukiwe, aradusaba yuko hagize umusobanurira akabyumva yakwinjiramo. Uzabidukorera? Nicyo nabanza. Iyo umbwiye icyo, kandi ibyo simbikora ngo mushyire kuri kode yanjye, mushyira kuri kode yawe wowe wamuraritse, kuko bifite inyungu zingana ku mpande zombi, wowe nawe, wowe wamwinjirije nawe wakwinjiriyeho. Rero ndagira ngo mbamenyeshe ko niyemeje kubafasha nta kiguzi. Mbasaba amatike gusa. Niyo mpamvu nabashyize muri ibyo bice by'intara buri wese arimo, kugira ngo murusheho kwegerana, muhuze, mupange uko mwabigenza. Mumbwire muti ngwino dufasha. Icyo akora, haramutse hari undi muntu ubisobanukiwe mukamugirira icyizere, ngewe si Kamara, ntabwo ndi Kamara, ni mumubwire aze abafashe. Ariko aya mezi 2 batwongereye y'imbabazi yo kuba twakemuye ibibazo bya KYC n'ibindi bibazo bitandukanye, itariki 30 z'ukwa 11 zizagere twabirangije. Tuvuga tuti ikibazo dusigaranye ni kwa timu yonyine, kuko ibibazo bya Pi Network biri ku kibazo cya kwa timu ndetse na telefone yawe, noneho n'umupayiniya ku giti cye ibyo yaba yarakoshejemo, ariko hakaba hari uburyo bishobora gukosorwa. Ibyo byose nibyo tugenda tuvugana umunsi ku munsi, kandi tugafasha. Ndi hano ngo mbafashe kuba bishaka, si itegeko, kandi sindi Kamara, hari n'abandi babikora. Niba mwabonye nta kibazo, ariko niba batabonetse cyangwa bidekarare, jye ndidekaraye, ndi tayari kubafasha. Nimumbwire mbafasha. Abari hanze y'u Rwanda ntabwo ndamenya neza uburyo bwadufasha guhuza. Bushobora kuba buhenze, ariko tukaba twakorana namwe aho muri mu butekereze, nanjye mbutekereza. Bitarenze iki cyumweru kigiye kuza tube twamaze kubona uburyo bw'abadiaspora cyangwa se abari hanze y'u Rwanda bwadufasha kubafasha gukemura ibibazo bafite muri konti za Pi Network, ntibazahombe nyamuntu. Ndagira ngo mbashimire ko mwateze amatwi, kandi basaba ko niba iki kiganiro kigufashisha ukaba wumva hari umumaro kigufitiye, cyagira n'amumara abandi, kora subscribe, ntibihagararira, ahubwo nakande kukazogera, kugira ngo ujye ubona imenyesha cyangwa notification cyangwa se notification
yuko ikiganiro cyahageze ntikigucike. Hanyuma ukande no kuri like. YouTube kuyimenyesha yuko iki kiganiro cyakunyuze, ukanda kuri like. Twebwe ukanda kuri subscribe uwayikozeho, ariko ntiwibagirwe n'akazogera. Hanyuma ukatwandikira muri comment igitekerezo cyawe, cyangwa se gushima cyangwa se kunenga, byose biremewe. Ariko ukibuka ikintu gikomeye, sharing ni ukohererezanya cyangwa se gukwirakwiza icyo kiganiro, ukacyoherereza bagenzi bawe badafite amakuru, ukeneye yuko nabo binjira muri P Network. Duherutse gukora inkuru igaragaza ukuntu wakwinjira muri P Network mu buryo bw'amagambo. Waba utabisobanukiwe ukanyandikira uti hari abantu banyandikira ngo nimushyiremo, ariko kubera ko bafite umwanya muto, na wenda nanjye mfite umwanya muto, namubwira ntuze kumumagara isaha izindi ugasanga nabikoze, bigatuma bitinda. Ariko mugomba gusubira mu kiganiro mukacyumva, mukabyandika ingingo ku ngingo, mukabikora. Nimugubwe neza, turi kumwe naho ubutaha.